iyo nanuko nirirwa nyivuga mumbwira amajwi namera neza gusa banze ntegereza amajwi amere neza cyangwa bayita calm down nje numva abantu bayita ngo baby calm down ngo baby calm down ndirimbo bayita calm down Rema no bita Selena Gomez bakubwira ngo cisha make niba ari muhungu niba ari mukobwa ko numva nari muri mudura kamanze ngo mazi vibes another bang ubwo sa kandi gahiti ati mukobwa acisha make baby mukobwa umubiri wawe unshyira muri lockdown kuma mu rugo uryoshye nka fanta iyo nkubwira ko ngukunda ntukaje wijijisha utangire kubyanga oya nshaka kumbwira ukajya uvuga ngo wow nshaka kuzuka mu rukundo nanjye nkavuga ngo wow utuma mvuga ngo wohoho ariko Rema iri tabawe ati shani ngwino mu rukundo nanjye mvuge ngo wow uyu mukobwa namubonye mu kirori cyanjye yambaye umuhondo abandi bakobwa bose bakora uko bashoboye ngo mbarebe ariko uyu mukobwa niwe unyica ubwo rero nanjye ngiye gushaka uburyo ndi bumubwiremo kahero uburyo musuzamo ati none bwa nyuma ndabona abyemeye ariko ndabona atankurikira ase kubera icyo utaza ninde wundi mwazanye hano kubera icyo utemera none atangira kubyina ngenda numvamo gake none uko agenda abyinamo hanyuma rikagenda atirekura ndabizi ko ibyo ngibyo abizi ariko nyine arumva adatuje kubera ko akeka ko yirekuye bagenzi be bamureka bakamureka Selena Gomez ati ndabizi ko ngira isoni ariko yongeza kuri wowe ndirekura ati amatako yanjye atuma urira iyo ndimo nkujye ngenda nkuzengurukaho bikore rimwe bikore kabiri sunika ukurure ukomeze shaka ko mvuko no bimeze iri joro nyereka ko ushobora byibura gucisha make baby byinana nanjye uba ari nawe uyobora nyobore ndabona ndi bukugeze kure ku buryo ushobora utongera kumanuka ntongere kumbaza urabizi ko ubyemerewe ubyemerewe wowe uremerewe iyo ari wowe rero sinshobora kuvuga sinavugaho ya ahubwo mvuga niba ari ibiki ibintu byose bibyo byananiye kubisobanura baby ngwino mu rukundo hanyuma mvuge ngo wow utuma mvuga ngo wow nkigera mu rugo mpita nkubwira nanjye nkafata akaruhuko nubwo yagiye ariko iyo mbyutse byibura nkomeza mutekereza umunsi wa mbere umunsi wa kabiri ugashira ariko nataye focus ubu ngubu rero ngiye kumuhamagara mubwira ko nshaka ko duhuza ka link up agapurode ubu ngubu rero ubwo nshyize ikiganza ku mutima wawe
nibwo ndi kumva uburyo uri gutera amasigamana usiganwa. Ngo harya ngo ni usiga ngo uravuga ngo nabuzongera gukunda. Ibintu byose nshobora kubiguha ariko sinzi ko nagusezeranya ko ndi buhaguma, kandi ibyo ngibyo ndabizi ko ari risk nyine uri bufate, urabifata ariko simpaguma. Calm down. Ibi mwabyumvishe. Umubiri wawe unshyira umutima muri lockdown, kuma mu rugo uryoshye nka fanta ako sinzi ko bibaho. Kobwa aryoha gute kutugeranya umukobwa n'ibintu byo kobwa hararenze. Nimubwira ko ukunda ntukajye wijijisha, you know the form yanga wo. Mvuga ngo wow, Shari come give me your love. Iyi ndirimbo abantu bayiririmbaga batasi icyo bisobanura ndabashuje, ako ntaribi kumwese se tutarabahanzi. Nicyo 6 TV bereyo. Ciao. Musigare mwumva ko kabiti nanjye mbe nkwa ku mazi.